Wigeze wibaza impamvu hari abantu bagira ijambo rimwe gusa ariko bagahita bumvwa n'abantu bose, kandi hari abandi bavuga byinshi ariko ntihagire n'umwe ubitaho? Impamvu bamwe bakundwa, bahabwa amahirwe ndetse bakagira inshuti nyinshi ni uko bazi ibanga ryo kugera ku ndiba y'imitima y'abantu. Uyu munsi ugiye kumenya iryo banga ryahinduye ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu hano ku isi, imbaraga z'umubano w'abantu. Iyi si tugezemo abantu baraganira cyane kurusha uko byigeze bibaho mbere, ariko igitangaje ntibabasha kumvikana kuri buri kimwe. Abantu barandikirana, barahamagarana amajwi ku majwi, bahamagarana imbonankubone ku mbuga nkoranyambaga, ariko ikibabaje imitima yabo ntibasha gushyikirana. Abantu benshi bagiye bafite abantu benshi mu buzima bwabo, ariko ntibafite n'umwe ubumva by'ukuri. Aha niho igitabo How to Win Friends and Influence People gitangira kuba ingenzi. Cyanditswe kugira ngo cyigishe abantu ikintu cyoroshye ariko gikomeye, uko wubaka umubano n'abantu ku buryo bakwizera, bakagukunda kandi bakishimira gukorana nawe. Mu buzima bwa muntu nta kintu gifite imbaraga nk'umubano w'abantu hagati yabo. Ubwenge, amafaranga n'impano byose bifite agaciro, ariko nta na kimwe cyagera ku byo umuntu ashobora kugeraho abikesha abandi. Umuntu wese akenera abantu kugira ngo akure, atsinde, anezerwe kandi abeho neza. Igitabo How to Win Friends and Influence People cyashinze agati kuri iri hame ko kubana neza n'abantu ari byo bituma utsindira ibyabo byose. Niba dushaka guhindura ubuzima bwacu, imiryango yacu n'ibidukikije, dukwiye gutangira guhindura uko twitwara ku bandi. Buri muntu ku isi afite inzara imwe gusa ikomeye, gushaka kumvwa. Ntabwo twifuza ko abantu bumva amagambo yacu gusa, twifuza ko bumva n'imitima yacu. Abantu benshi bumva kugira ngo basubize, ariko bake cyane nibo bumva kugira ngo basobanukirwe n'ibyo babwiwe. Ni gute utuma abantu bagukunda kandi ibyo uvuze byose bakikiriza bati yego? Ibi ushobora kumva nta kamaro bifite, ariko tekereza kuri ibi bintu byimbitse. Uvuye kuri wowe, business ukora, ubuzima busanzwe no gushaka ubukungu bikenera ibirenze wowe. Uzakenera abakozi, ukenera abakiriya, ukenera abashoramari, kandi abo bose ugomba kubashaka mbere yuko uzamuka. None se uzabashaka gute mu gihe utazi kuganira n'abantu ku buryo bemera ibyo basaba? Ntibibaho. Ibi birahita bikubwira ko ukeneye kumva aya masomo 6 twakuye mu gitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People cyanditswe na Dale Carnegie mu mwaka w'1936. Iki gitabo kivuga neza uburyo bwiza bwo kubaka umubano n'abandi, uburyo bwo kuganira n'abandi mu buryo batekereza uko bishaka ndetse no gukomeza uwo mubano. Iki gitabo kikwigisha uburyo bwo kuganira n'umuntu ku buryo yumva yitaweho, ku buryo n'umukene wumvaga ko nta mafaranga yari afite, ariko bitewe n'uko wamuganirije agahitamo kukugurira. Yaba ari uwo ushaka ko agira icyo agukorera akabyemera, yaba ari uwo washaka ko agushoramo agakuba kabiri ayo wamusabaga. Niba ushaka ubukungu burambye, ukeneye gukorana n'abantu, kuko amafaranga yose ushaka ntabwo wayavukanye, ahubwo bayafite n'ubu bazayaguha. Kugira ngo baguhe rero, ukeneye kubaka umubano mwiza nabo, ukabagaragariza ko ubitayeho, ukumva ibitekerezo byabo, kandi ukazana ibyo bashaka, ukajya unabashimira ku byo bakoze byose. Kugira ngo baguhe ku butunzi bwabo bavunikiye, ukeneye kumenya uburyo bwo kuganira nabo bakanyurwa. Ukeneye kumenya uburyo ki ukoresha ibice by'umubiri wawe ku buryo bibakurura, ndetse ukamenya n'amagambo ukoresha bitewe n'icyo bashakaho. Mu buryo ugomba kubonamo abakozi beza b'abahanga bo gukoresha muri business yawe. Ubundi witegereje neza, ubundi abahanga bagakwiye kujya ahandi. Bityo rero ukeneye kumenya uburyo ki bwo gusubizamo abantu imbaraga mu gihe bacitse intege. Ukeneye kumenya uburyo bwo gutsindira icyizere cy'abantu ku buryo bizera ko ari wowe ukwiriye kubayobora nk'aho badashobora kwiyobora ndetse no kwitekerereza. Ukeneye kandi uburyo bwo kuganira nabo ku buryo bakora icyo ushaka nta mbaraga cyangwa igitugu ukoresheje, kugira ngo mubane neza n'abantu nta makimbirane mugiranye, yewe nabaye ukamenya uburyo bwo kwakemura. Ukeneye kumenya ibyo utumvikanaho n'abandi mu kazi cyangwa n'ahandi. Ukeneye kandi kumenya uburyo ki bwo kubyaza amakimbirane y'abandi inyungu zawe bwite ndetse n'iz'abandi.
Nyaboneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo gukora urakizi. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo tuzadushyiraho ikiganiro kijye kikugeraho mu ba mbere. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye bikoranye ubuhanga. Murakaza neza kuri Bango Official. Nk'ibisanzwe mugiye kubona nanjye Bayizere Kurete. Ihame rya mbere tujya gutangira ikiganiro cyacu: ntukagire umuntu n'umwe unenga cyangwa ucira urubanza, kandi ntugakomeze ibintu. Abantu bose bakunda kubarirwa icyo bari cyo n'icyo bakora ndetse no kumvwa. Iyo umuntu anenzwe cyane acira urubanza, kenshi ararakara cyane, bityo agashaka igituma yihagararaho, ntaba yumva neza icyo bamubwiye. Gucira abandi urubanza ntibituma bahindura imyitwarire yabo, ahubwo bibatera kwirwanaho no kwanga guhinduka ku bushake. Iyo ushaka guhindura umuntu cyangwa kugira ingaruka nziza ku bandi, ugomba gutangira kumva neza impamvu zabo, ugereranyije mbese ukumva aho bahagaze, kandi wubaka uburyo bwo kubaganiriza mu bwitonzi aho kubahungabanya. Mu buzima bwa buri munsi, haba mu kazi no mu muryango cyangwa inshuti, umuco wo kunenga ukunda gukurura amakimbirane aho gukemura ibibazo. Ihame rya kabiri: iga guha icyubahiro n'ishimwe kubo bikwiye niba utabasha kubiha bose. Abantu bose bifuza kumva ko ibyo bakora bifite agaciro. Ishimwe riturutse ku mutima rituma umuntu yumva afite akamaro, arushaho gukora neza kandi akagira icyizere. Ishimwe ntirivuga kubeshya umuntu icyo atari cyo cyangwa gushaka inyungu, ahubwo ni ukwereka umuntu ko afite agaciro kandi ibyo akora nabyo bifite icyo bivuze kuri wowe. Gushimira umuntu igihe cyose ubikoze, niyo ari ikintu gitoya, bituma uwo muntu bibwiye akomera kandi agahorana icyizere. Mu kazi, gushimira abakozi ku musaruro wabo ni ingenzi cyane. Mu muryango, gushimira abo mu rugo nabyo ni ingenzi. Yewe no mu nshuti, gushimira ibikorwa byabo byose ni ingenzi. Byose kandi bituma abantu bagira imibanire myiza, bityo bigatanga umusaruro ushyitse. Ihame rya gatatu: shaka uburyo bwiza wamenya abandi no kubitaho, ukita no ku byo bakeneye mu gihe ubafite mu nshingano. Ujye ukunda kuganira n'abantu bose bitari mu nyungu zawe gusa. Ni byiza kuganira n'abantu kandi mu gihe mwongeye guhura ukagerageza kwibuka amazina yabo, ibyo muheruka kuganira, ukibuka ibyo mwavuganye, ukibuka ibyo bakunda n'ibyo bibazaho ndetse n'ibibazo bafite, bituma habaho guhuza imitima. Nujya wita ku bandi by'ukuri, ntukabereke gusa ko ubakunda, ahubwo jya unabereka ko ubashyigikiye. Muri bizinesi, mu nshuti cyangwa mu muryango, kumenya abandi no kwita ku byo bakeneye bituma habaho icyizere hagati yanyu. Nk'umuntu ufite bizinesi, jya wibuka kandi wubaka umubano mwiza hagati y'abakugana. Haba abakiriya bazagukunda, abakozi bazakugirira icyizere, inshuti n'abavandimwe bazakomeza gushyigikira. Ihame rya kane: gerageza kumva no kuganira mu buryo bwubaka. Abantu bakunda kuvuga ibyabo kandi bishimira umuntu batega amatwi. Kumenya kumva abandi, kubereka ko ibyo bavuga bifite agaciro, bituma bumva bashimishijwe no kumvwa, kandi bigatuma baguha amakuru y'ingenzi. Gutega amatwi biruta kuvuga cyane, kuko bituma umuntu agufata nk'inshuti y'ukuri. Kandi igihe umuntu akubwira cyangwa aganira n'umuntu, gerageza kumureba mu maso, hanyuma mu gihe uvuga cyangwa hari icyo uri kubwira umuntu runaka, ujye uvuga ariko wibuke kumureba mu maso mu gihe uri gusoza interuro yawe, kuko n'ubundi ari wowe uri kubwira, bizatuma abona ko ibyo umubwira ari ukuri kandi bihagazeho neza, bityo kwiyumvemo. Mu buzima bwa buri munsi, igihe umuntu afite ikibazo cyangwa igitekerezo, akenera umwanya wo kuvuga. Icyo gihe rero ntukihutire kumuha igisubizo cyangwa kumucira urubanza. Jya ubanza wumve uruhande rwe, maze ubone kumubwira uko ubyumva ku ruhande rwawe. Uko ubyitwaramo neza, mbese mu kuganira nawe, niko urushaho gukundwa no kugira abantu bakugirire icyizere, mbese bagukurikira. Ibi kandi bigira akamaro cyane mu mibanire yawe n'abakozi, abakiriya, inshuti ndetse n'imiryango. Ihame rya gatanu: tuma abandi bumva ko bafite agaciro.
Buri muntu akunda kumva ko afite agaciro iyo ugaragaje ko ubona imbaraga ze ashyira mu byo akora kandi ko ibyo akora bifite agaciro ndetse bifite n'icyo bivuze, bituma yumva yishimye kandi akumva yishimiwe cyane, mbese yishimiye gukorana nawe. Ibi bikorwa bituma habaho icyizere, ubwubahane no kwishimirana, bityo bikabafasha mu kugirana umubano mwiza uhamye. Mu buzima bwa buri munsi ishyira imbere gushimira, kwerekana ko ubona ibyiza by'umuntu no kumwereka ko afite agaciro. Ibi byubaka ubucuti n'icyizere, bikanatuma abantu bumva bishimiye gukorana nawe, kugushyigikira cyangwa gukorana nawe mu mishinga runaka. Isomo rya 6: gerageza kumva abantu ndetse no kwishyira mu mwanya wabo. Abantu ntibashobora guhinduka cyangwa kumva inama zawe igihe bumva ko utumva ibyabo. Gushaka kumva impamvu n'ibitekerezo byabo bituma habaho ubwisanzure, icyizere n'ubwubahane. Muri bizinesi, mu muryango cyangwa inshuti, gerageza kubona ibintu mu maso y'undi mbere yo kuvuga cyangwa gufata icyemezo. Birashoboka neza cyane rwose ko wenda ayo mahame tumaze kuvuga haruguru utayumvise neza. Reka twifashishe urugero ku musore witwaga Jean. Umusore wari ufite inzozi zo gutangira bizinesi yo kugurisha imboga n'imbuto mu mujyi. Ntiyari umukire, ariko yari afite icyifuzo gikomeye cyo guhindura ubuzima bwe. Yatekerezaga ko igishoro cy'amafaranga aricyo kintu gikomeye akeneye, ariko ntiyatekereje cyane byimbitse ko igishoro gikomeye ari abantu. Ntiyatekerezaga ko agomba kubona abakiriya, agomba kubona abahinzi bazamugurisha imboga, abakiriya bazamugurira n'abandi bazamwizera. Ubundi abo bose nibo bagize bizinesi. Ku munsi wa mbere nk'ibisanzwe, Jean yagiye kurangura nk'abandi bose. Ageze ku bahinzi atekereza ku nyungu ze bwite, ahitamo kubwira abahinzi n'ubwishongore bwinshi cyane ko bagomba kumuha imbuto kandi ku giciro gito kiri hasi. Abahinzi baramurebye baraceceka, nta n'umwe wigeze agira ijambo na rimwe amubwira. N'uwagerageje kugira icyo amubwira yamubwiye nabi bikabije. Uribaza uti ese kubera iki? Kubera ko Jean yatekerezaga ku nyungu ze bwite gusa, nta n'umwe wamufashije. Bose batekerezaga bati ubundi se turamufasha twunguka iki? Iki nicyo Dale Carnegie yigishije abantu agira ati ntugakoresha abantu mu nyungu zawe bwite, ahubwo babere umufatanyabikorwa. Jean yaje kwigira isomo rya mbere rikomeye rigira riti ntukanenge cyane abantu kandi ntugahatire umuntu gukora ikintu runaka, ahubwo jya umwumva. Yagarutse mu bahinzi atabashinja ko bamwanze, ahubwo yaraje arababaza ati ni iki kibagora cyane mu kugurisha umusaruro wanyu? Baramubwiye bati duhinga cyane, ariko abacuruzi batugurira ku giciro gito cyane. Jean yarabumvise, arabubaha, yubaha ibitekerezo byabo, maze arababwira ati ndabona mukora neza cyane rwose ndetse mufite n'imbuto nziza cyane. Ndashaka gukorana namwe mu buryo mwunguka kandi neza. Icyo gihe imitima yabo yarafungutse. Ako kanya Jean ntiyari akiri umuntu uje kugura, ahubwo yari umufatanyabikorwa. Nyuma yaje gusubira kurangura nk'ibisanzwe, aho kuvuga ati mungurishe imboga nziza kandi zihendutse. Yatangiye kuganira nabo, ababaza ibyo bakunda guhinga, ibiri kugurwa muri iyo minsi. Bidatinze cyane abakiriya batangiye kumwumva nk'umuntu wabo. Ntibamugurishaga imboga zabo gusa, ahubwo bamushyiraga imbere, bagashyira imbere icyabamariye. Icyo nicyo isomo rya 2 rya Dale Carnegie rivuga riti jya wita ku bandi, guha ibitekerezo byabo. Isomo rya 3 ryamufashije cyane ni ugushimira no gutuma abantu bumva ko bafite agaciro. Jean yashimiraga abahinzi akababwira ko umusaruro wabo ari mwiza cyane. Yashimiraga abakiriya akababwira ko kubagira bituma bizinesi ikura igatera imbere. Ibyo byatumaga buri wese yumva afite uruhare mu ntsinzi ya Jean. Abahinzi bazanaga imboga nziza cyane, abakiriya bakagura kandi bakagaruka, ndetse bakazana n'abandi. Mu gihe gito cyane Jean yari akiri umusore wihangiye akazi gusa, yari umucuruzi yubakiye ku mitima y'abantu. Nta mafaranga menshi yari afite, ariko yari afite ikintu gikomeye,
icyizere cy'abantu. Icyo nicyo gituma bizinesi iramba. Nyuma y'ibyo byose tuvuze, ukwiriye kumenya hari ibindi bibazo bindi ukwiriye kwibaza umutima wawe. Ni gute nashimisha abantu kandi bigatinda mu mitima yabo? Ni gute nazamuramo uburyo nganira n'abantu ku buryo basubiza bati yego? Ni ubuhe buryo nakoresha ntakoresheje ububasha cyangwa imbaraga? Mu mibereho yacu ya buri munsi, abantu ntitwitwara uko dutekereza, ahubwo twitwara uko twiyumva. Nyuma y'ibyo byose tuvuze ukwiriye kumenya, hari ibindi bibazo ukwiriye kwibaza. Ni gute nashimisha abantu kandi bigatinda mu mitwe yabo? Ni gute nazamuramo uburyo nganiramo n'abantu ku buryo bansubiza neza? Ni ubuhe buryo ntakoresha ntakoresheje ububasha cyangwa imbaraga? Mu mibereho yacu ya buri munsi, abantu ntitwitwara uko dutekereza, ahubwo twitwara uko twiyumva. Iyo abantu biyumvamo ko bubahwa, bumvwa kandi bashimwa, nibyo bitanga umusaruro mwiza. Iyo biyumvamo ko banenzwe, basuzuguwe kandi birengagijwe, binangira umutima bityo ntibatange umusaruro. Aha niho Dale Carnegie ashingira avuga ko kuyobora abantu bituruka ku kumva no kubaha, si ukubategeka gusa. Igitabo How to Win Friends and Influence People kitwereka neza ko umubano w'abantu ari wo soko y'intsinzi nyayo. Niba ushaka kugira ingaruka nziza ku bandi, tangira wubaha uko batekereza n'uko biyumva. Niba ushaka ko abantu bagukurikira, banza ube umuntu ubumva. Niba ushaka ko uba uw'agaciro imbere yabo, banza uha agaciro abo uyobora ndetse n'abo muri kumwe. Mu gusoza, imbaraga nyazo ntiziva mu mbaraga z'amagambo gusa cyangwa uko wiyeretse abantu, ahubwo ziva mu mutima wumva, wubaha kandi wita ku bandi. Uwo ni wo musingi w'umubano uhamye, w'ubuyobozi bwiza n'ubuzima bufite intego. Iyo wiga kubana neza n'abantu, nta kabuza uri gukomanga ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Ndagushimiye.